Muraho neza kandi murakomeye abadukurikirana kuri Twubaka Umuryango TV, tunejejwe no kongera gusangirira hamwe nk'uko nyine urubuga cyangwa YouTube yitwa Twubaka Umuryango TV. Turabasuhuje ngo tubifuriza umwaka mushya muhire kandi. Rero uyu munsi twongeye kugaruka mu kiganiro cyangwa mu gusangirira hamwe. Hari ikiganiro twakoze tubabwira uburyo mukwiye nk'umuryango, nk'uko twabonye ko umuryango mwiza ari itorero ryiza. Abizera hari icyo tuba twirengagiza, ariko itorero ryiza rirava mu muryango mwiza, kandi igihugu cyiza kirava mu muryango mwiza. Rero kwishima kandi ni ikintu gikomeye, cyakunezeza uwo mwashakanye ni ikintu gikomeye. Nta n'icyo Imana yashyiriyeho umuryango, kuko murazi ko Imana irema umuntu ngo yabonye ko adakwiriye kuba wenyine, ahubwo imuremera umufasha umukwiriye. Bivuga ngo kubaho wenyine ntabwo ari umugambi. Hari igihe abantu bashakana, umugabo akaba afite umugore, umugore afite umugabo, ariko akifuza ko yaba wenyine. Kuba wenyine nta mugisha urimo, ahubwo bitera kutanezerwa, bitera urujagararo. Kuba wenyine kandi urashatse ni amakosa. Tugiye kuganira ku bintu bibiri, kimwe twakivuzeho, bongera kudusaba ko twakigarukaho. Ikintu cyo gusohoka, cyo gufata neza uwo mwashakanye, ukamusohokana, ukamujyana kumugurira icyayi, ukajya kumugurira brushette, ukajya kumugurira, niyo utamugurira ukamutembeza. Yego ni byiza wenda kumutembereza, kuko twasanze ko abagore banezezwa, cyangwa se uwo mwashakanye anezezwa nuko mutembera mugasangira muri kumwe. Bifasha umuryango, bifasha imitima, bifasha kubohoka, bigatuma mu by'ukuri umuntu agira umuryango mwiza. Icyo ni ikintu cya kabiri. Kugira ngo ugire urugo rwiza birasaba kugira ngo ubuhokere ibyo ukora byose, ubikorere kugaragaza, kuko hari abantu benshi bakora ibintu bakabikora ku bwabo, uwo mwashakanye atabizi. Ukagira banki yawe, ukagura ikintu umugore atazi, umugabo atazi. Ayo ni amakosa atera ikibazo mu rugo, atera ingorane mu rugo. Rero ndabasabye kugira ngo reka tubivunagure. Icya mbere ni icyo gusohoka ni byiza. Mugabo, umugore, niba si bisaba umugabo gusa. Yego umugabo ni umutwe, nk'uko bivuga, ni umutwe w'urugo. Kristo ni umutwe w'itorero, niko byubatse. Ariko kandi n'umugore akwiye gutera intambwe akabikora, ariko cyane cyane abagabo munezeze abagore banyu, niko Bibiliya ivuga. Mubakunde, babone namwe uko babagandukira. Rero icya mbere, gusohokana umugore wawe birafasha. Bifasha iki? Bifasha, icya mbere, biramwereka ko ari we wenyine. Hari abagabo batinya gusohokana abagore babo kubera ko bafite inshoreke, bafite abandi hanze. Rero akavuga ati, nimfata uwanjye nkamusohokana biraba ibibazo. Ariko tera intambwe, wereke umugore wawe ko ari we wenyine. Icya kabiri, abagore bakunda guteteshwa, kwerekanwa. Umugore wawe niba muri kumwe akamubwira ati, dore inshuti zanjye ngizi, bakamumenya. Icyo cyubahiro umugore aragikeneye, gukundwa aragukeneye. Rero kunda umugore wawe, n'Imana nayo izagushyigikira, izagukunda nayo, kubera ko wakunze umuryango wawe. Rero gusohokana umugore biranezeza, birafasha, murabohoka, ndetse na bya bindi atakubwiye, na rya banga, wa munezero atakweretse. Iyo wamusohokanye, ibyishimo, umutima uravubura umunezero, uvubura ibyiza utari wakabonye. Bagabo, mugerageze. Icya kabiri, gusohokana umugore urumva nyine biramunezeza cyane mu bigerageze. Nk'uko nababwiye mu kiganiro cya mbere, ntabwo bisaba ibintu bihenze. Icya mbere ni uwo mutima wabiteguranye, uwo mutima wo kumubwira ati, uyu munsi turatemberera ahantu runaka,
mu ishyamba, ushobora no kumujyana mu ishyamba ahantu runaka, ahantu mu butayu, ahantu ku musozi, uvuga ati rwose mukahaganirira, ugahindura ibyicaro mwari musanzwemo, aho mwaganiraga mukahindura. Icyo kintu kirafasha cyane. Ushobora kuba ufite 1000 ukamujyana muri resitora musangira icyayi, ukamugura capati n'icyayi. Ushobora kuba ufite uburyo ukamugura ifanta. Ushobora kuba udafite uburyo ukamujyana ahantu ku mazi mukahicara, ukamubwira uti rwose aya mazi ni meza, biraneza cyane umugore. Icya kabiri nimbabwiye, intambwe ya kabiri ni ukumwereka umutungo. Abagabo benshi cyangwa n'abagore bakunda kugira imitungo abagore babo batazi, abagabo babo batazi. Ibyo biteza ikibazo mu muryango. Mu muryango ni ahantu, kuko Bibiliya iravuga ngo muba mubaye umubiri umwe. Amatwi ntabwo yahisha amaso, siko se? Amaguru ntabwo yahisha umutwe ntiwahisha. Mu by'ukuri Bibiliya ivuga ko umugore n'umugabo ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba babaye umuntu umwe. Rero iyo ufashe ibintu cyangwa ugize umwihariko wawe umugore atazi, umugabo atazi, akazabimenya none ku ibibazo. Cyangwa se rero iyo umweretse, iyo umugaragarije, iyo umumenekeye, ukamubwira uti dore mfite ibi, nkora gutya, mbigenza gutya, bimuha icyizere cy'urugo rwe, bimuha icyizere cy'umuryango we, bimwereka ko n'ejo hazaza ari heza, bigatuma umuryango uhe Imana icyubahiro, unezerwa, bigatuma Imana nayo uwo muryango. Kandi umuryango ni ikintu gikomeye Imana yishimira, ni ikintu Imana ishyigikira, ariko amakosa amwe n'amwe atuma umuryango utanezerwa, bishingiye muri bo kutamenya, kudasobanukirwa, bigatuma mu by'ukuri Imana nabo ubwabo. Kandi nk'uko ubutatu buri, niko n'umuryango wacu wakizwe. Hari umugabo n'umugore n'abana, hari Imana, hari Yesu n'Umwuka Wera. Ibyo bintu biruzuzanya. Iyo rero umwuka ntiwakora wenyine, Yesu ntiyakora wenyine, Imana ntiyakora yonyine, niko n'umugabo n'umugore n'abana bakwiye kuzuzanya kugira ngo umuryango wabo utere imbere. Mbifurije urugo rwiza, mbifurije umuryango mwiza. Mudukurikirane, muduhe ibitekerezo kuri Twubaka Umuryango TV, mudusengere kugira ngo dukomeze duhugurane, dukomeze twigishanye kugira ngo imiryango yacu ibe myiza. Imiryango yacu ibe myiza, amatorero dusengeramo abe meza. Burya abapasiteri, nimugashakira amavuta mu nsengero, amavuta arava hanze, ava mu ngo. Amavuta, Umwuka Wera ava mu rugo, ntabwo Umwuka Wera ufatira abantu mu rusengero, ntabwo amavuta afatira abantu mu rusengero, amavuta arava hanze. Uru rubuga Imana yashimye ko turushyiraho kugira ngo dufashanye, tugire amatorero meza, tugire n'igihugu cyiza. Igihugu cyiza kirava ku muryango mwiza rwose. Umuryango iyo umeze neza, abana, iyo umugabo ari mwiza, umugore akaba mwiza, n'abana ntibaba ibirara, ntibaba abasambo, ntibateze ingorane leta. Rero muryango dufashanye, tugerageze kandi tuvuga tubishyire mu bikorwa, bizarushaho kugenda neza. Natwe ubwacu tubivuga, twarabitangiye, tubona ni ibintu biryoheye imiryango yacu, ni ibintu bifasha imiryango. Murakoze rero, Imana y'amahoro ibashoboze kandi mugerageze, bizakunda. Imana ibahe umugisha.